tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku gukizwa kubwo kwizera n'imbuto z'umwuka byerekana Kristo. Duhita twinjira mu cyiciro cya nyuma gisoza twumva amagambo asoza Paulo yabwiye abagalatiya. Dusoma mu rwandiko Paulo yandikiye abagalatiya igice cya 6 kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 11. Uyu munsi turakomeza kurebera hamwe urwandiko Paulo yandikiye abagalatiya igice cya 6 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 18. Turusheho kumenya uburyo Paulo yashoje uru rwandiko yandikiye abagalatiya. Usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Mu Bagalatiya igice cya 6 ku murongo wa 11 haravuga ngo murebe namwe uburyo mbandikishirije inyuguti nini n'ukwanjye kuboko. Uburyo mbandikishirije inyuguti nini ntabwo bivuze urwandiko rurerure. Ubundi urwandiko rwandikiwe Abagalatiya rugizwe n'ibice 6 byonyine, mu gihe urwandiko Paulo yandikiye Abaroma rugizwe n'ibice 16. Kandi kubigaragara ingingo ivugwa muri izo nzandiko zombi ni imwe. Niyo mpamvu tutavuga ko urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ari rurerure. Nyamara Paulo we avuga yuko yandikishije inyuguti nini, ari nabyo bikunze kuranga abantu bafite ikibazo cy'amaso. Ndibwira yuko ibi bihita bidushyirira ahagaragara yuko igishakwe mu mubiri Paulo yari afite ari ikijisho. Ibyo wabisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 12 ku murongo wa 7. Nkuko tubyibuka mu Bagalatiya igice cya 4 ku murongo wa 15, Paulo yabanje kubwira Abagalatiya ngo ndabahamya yuko muri icyo gihe iyo bishoboka muba mwaremeye kwinogora amaso mukayama. Nzi neza yuko Paulo yari afite ikibazo cy'ijisho kimukomereye. Ubwo Paulo yandikiraga Abaroma yari afite umuntu umwandikira. Noneho mu gusoza urwandiko Paulo abwira umwanditsi we ati niba nawe ushaka gushyiraho intashyo zawe ushobora kubikora. Muri urwo rwandiko rw'Abaroma igice cya 16 ku murongo wa 22 tuhasanga intashyo z'umwanditsi zivuga ngo nanjye Terutiyo wanditse uru rwandiko mu mwami wacu ndabatashye. Nyamara ubwo Paulo yandikiraga Abagalatiya yari yarakaye. Yari yarumvise yuko bahuza ubutumwa bwiza n'amategeko, kandi iyo ibyo bibaye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buba busenyutse. Ntiyari gutegereza ko umwanditsi abanza kuhagera, ahubwo yahise yicara atangira kwandikira Abagalatiya bitewe nuko atarebaga neza abandikishiriza inyuguti nini. Mu buhamya bwa Magi avuga ko umwigisha w'umuhanga wari ufite ubumuga bw'ijisho rimwe ngo niwe wamwigishaga isomo rya Shakespeare. Ngo mu gihe cy'isomo byamusabaga kuzamura igitabo akacyegereza izuru, ubundi akakigizayo uko ari gusoma. Yaba ari gukosora isuzuma bakoze ngo aha abanyeshuri amanota ku rupapuro, agashyiraho impanuro yandikishije inyuguti nini ku ruhande. Ngo impanuro ze zari ngufi kuko amagambo
yabaga yanditse ubwayo ngo yabaga ari manini cyane. Ibi rero bigaragaza ko n'inyandiko Pawulo yari yandikiye Abagalatiya ari uko zari zimeze, zari inyandiko nini kubera ko Pawulo yari afite ikibazo cy'amaso. Mu Bagalatiya igice cya 6 ku murongo wa 12 aravuga ngo abashaka bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo babahata gukebwa, nta yindi mpamvu ibibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Mu guhatira abanyamahanga gukebwa, abayuda b'abanyedini bibwiraga yuko barokoka umujinya n'uburakari by'abayuda batarabizera. Muri icyo gihe abayuda b'abanyedini bagenderaga munsi y'amategeko ya Mose. Mu by'ukuri akenshi uwigisha iby'amategeko ntabwo ahura n'ibibazo. Umuntu wa kamere asabwa kugira icyo akora bitewe n'uko itegeko ryashyiriweho kumugenzura. Abenshi muri twebwe bumva yuko kamere ya kera y'undi muntu igomba kugenzurwa, ariko kamere zacu ntizigenzurwe. Magi yigeze gutanga ubuhamya bwe nanone agira ati, umunsi umwe nari ndi mu bantu benshi nganira n'undi mugabo. Umusore wari utwaye imodoka aturuka kure agendera mu muvuduko ukabije kandi ari hafi y'amasangano y'umuhanda ku buryo byari guteza impanuka. Uwo mugabo yashakaga ko uwo musore afatwa akajyanwa mu nzu y'imbohe. Yashakaga ko bamuhatira kubahiriza amategeko. Uwo mugabo ntiyemeraga ubuntu bw'Imana, ntabwo yari akijijwe, ahubwo yari ashyigikiye ko hakubahirizwa amategeko. Nshuti yanjye, buri wese yumva akenshi mugenzi we yakubahiriza amategeko, akibagirwa ko uwo bigomba kureba bwa mbere ari nyir'ubwite, nyir'ukubishaka. Mu by'ukuri natwe dukunda itegeko twakubahiriza. Magi akomeza avuga mu buhamya bwe ngo ubwo nari nkiri mu ishuri ndi muto nigeze gusimbuka ahantu harehare. Muri iyo minsi dutangira kwimenyereza gusimbuka urukiramende rwa metero 1. Iyo nasimbukaga metero 120 byarangoraga cyane. Ntangira kwitoza gusimbuka urukiramende nkarukira kuri metero 120. Uko ni nako abantu benshi bitwara munsi y'amategeko. Bifuza kuba bashobora guhamya intego, ariko ntibifuze yuko hari ikindi cyarengaho. Kugendera munsi y'amategeko biramamaye mu bantu. Ubuntu bw'Imana bwo ntibukundwa mu bantu. Umutima w'umuntu ntubasha kubwakira kandi ntubunezererwa. Ni igikorwa kibi cyo ku musaraba. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 Usemerera.
Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 ku murongo wa 13 haravuga ngo ndetse abakebwa ubwabo nubwo badakomeza amategeko nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata kubw'imibiri yanyu. Mu guhatira abanyamahanga gukebwa, abayuda b'abanyedini bashakaga kugenda biyogeza ko babazanye kuyoborwa n'amategeko. Nyamara kandi biratangaje kuba abavuga ko bagendera munsi y'amategeko mu by'ukuri batayubahiriza. Abantu benshi bagenda bavuga yuko bagendera ku nyigisho Yesu Kristo yigishije ku musozi n'indyarya. Ibyo mbifitiye gihamya bitewe n'igihe maze mu murimo w'Imana. Ubu ni ubuhamya bw'umukozi w'Imana Magi ushobora kugufasha gusobanukirwa ibyo ndiho mvuga. Yagize ati: mu myaka yashize mu nama y'abashoramari bikorera ahitwa Nashville muri leta ya Tennessee, ku manywa abantu bagiye ku meza. Nari umupasitori muri uwo mujyi. Noneho umwe mu bakuru bo mu itorero nkoreramo wari ufite umwanya ukomeye muri banki aza kuntumira ngo nze nganirize iryo tsinda. Icyo gihe nari nkiri umupasitori w'umusore ntarashyingirwa. Nibwo nari ngitangira umurimo w'ubupasitori. Nahageze kare nsanga umwe mu bayobozi ahagaze imbere ku meza ahavugirwa ijambo. Dutangira kuganira. Nari ntarigera numva umuntu urahira birenze uko yarahiraga. Nyamara kandi nari narigeze kumva abantu babizobereyemo. Sinahitamo cyaha, ndamureka aravuga. Kera kabaye aza kumbaza ati: harya ubundi mwe mwageze hano mu ruhe rwego? Mubwira yuko ndumuvuga butumwa. Amera nk'uguye mu kantu. Aranyitegereza atangaye cyane. None arambaza ati: mbese ni wowe uza kutuganiriza none? Ndikiriza, nuko atangira kwifata ariyumanganya. Arambwira ati: mbega ukuntu ari byiza, twishimiye rwose kubagiriraho umugisha. Nifuje yuko mumenya ko nanjye ndi umukristo. Iyo nkuru yambereye nk'igishyitsi bitewe nuko uburyo yavugaga butari gutuma ntekereza yuko yaba ari we. Atangira kumbwira ukuntu ari umukristo, ko ari umuyobozi mu itorero ry'inzaduka ryaho i Nashville. Ambwira imirimo itangaje yagiye akora. Aza gusoza avuga ngo inyigisho z'umwami zo ku musozi nizo dini rye agenderaho. Ndavuga nti niba ariko biri ni byiza rwose kandi birahambaye. Mukora mu kiganza, ubundi ndamubaza nti ubigenderamo ute rero? Ntiyasobanukirwa icyo nshaka kumubaza. Ndamusobanura nti none se ntiwavuze yuko inyigisho z'umwami zo ku musozi arizo dini ryawe ugenderaho? Ndashaka kumenya rero niba ubibamo mu buzima bwawe bwose. Ambwira yuko ajya agerageza. Ndamubwira nti ariko inyigisho z'umwami zo ku musozi si ibyo zivuga. Ni amahame agenderwaho adahinduka na gato, yubahirizwa uko ari, bitarimo kugerageza. Urabikurikiza cyangwa se ntubikurikiza? Kandi ubwo uvuga yuko ari by'idini ryawe rigenderaho, ndumva nawe ari byo ugenderamo nk'ukuri. Ambwira yuko yumva agerageza. Noneho ntangira kumubaza niba byubahiriza. Arambwira ati ndumva mbikora. Nuko ndavuga nti reka noneho turebe niba ubyubahiriza koko. Umwami Yesu avuga yuko niba urakariye mwene so uba uhindutse umwicanyi. Ibyo byitwaramo gute? Abanza gushidikanya. Aravuga ati bishobora kungoraho gato, ariko hanyuma nkaza kwigarura. Ndavuga nti noneho tugerageze n'irindi tegeko. Umwami Yesu yavuze ko nureba umugore ukamwifuza uba umaze gusambana nawe. Aho urabyumva ute? Arambwira ati yewe, aho ndatsinzwe. Ati nanjye niko mbitekereza. Ndamubwira nti aho nureba ko utubahiriza inyigisho zatangiwe n'umwami ku musozi, iyo mba wowe bamise mpindura idini nkajya mu rindi rinsaba ibyo nshobora kuba nakubahiriza. Uwo yari muntu ki? Uwo yari indyarya. Yagendaga hirya no hino abwira abantu yuko agendera mu nyigisho Yesu yigishirije ku musozi. Nyamara kandi ahora azica iruhande. Yari akeneye ubutumwa bwiza, kandi no muri iki gihe hari abantu benshi bo mu matorero anyuranye bameze nkawe. Pawulo abivuga muri aya magambo dusoma mu Bagalatiya igice cya 6 ku murongo wa 14. Ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Hagati ya Pawulo n'isi hari umusaraba, no muri iki gihe niwo mwizera wese yari akwiriye guhagarara. Ibyo bizarushaho kunoza imigenzereze yawe byimazeyo. Bizakurinda kugenda wiyogeza ko wubahiriza inyigisho z'umwami zo ku musozi, cyangwa kusengera mu itorero runaka, cyangwa gukora imirimo runaka mu itorero, kuri umubwiriza butumwa cyangwa se umwigisha w'ishuri ryo ku cyumweru. Nta kindi uzaba ukiratana, uzaba wirata umusaraba n'uwawupfiriyeho. Mu Bagalatiya igice cya 6 ku murongo wa 15 haravuga ngo kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Transworld Radio
Transworld Radio. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Tugeze ku ngingo nkuru ya kabiri y'ibyandikishijwe ivugwa muri iyi mirongo ya nyuma y'uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Gukebwa kwari nk'umukono w'idini n'amategeko, cyabaga ari umukono wanditswe ku mubiri, kugafatwa nk'ikimenyetso gisobanura ko umuntu ari mu isezerano rya Aburahamu. Nta mumaro byigeze bigira kwambara indumane cyangwa igikwasi kiriho ikimenyetso gisobanura ko ubarizwa mu itsinda cyangwa mu muryango runaka. Nabyo nta mumaro bigira, kuko muri Kristo gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa nako nta mumaro. Ibi byose uko byaba bimeze kose nta mumaro bigira. Hari abantu benshi bakunda kwirata uko bari abanyabyaha bakabije mbere y'uko bihana. Kuba warakebwe cyangwa se utarakebwe, ibyo waba waragenderagamo byose nta mumaro ibyo bifite. Ikintu cy'ingenzi ni iki: mbese umwuka w'Imana yakugezemo aguhindura icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ibyo bishoboka gusa ari uko wizeye Kristo. Iyo Pawulo aza gushaka gutangaza ubutumwa bwiza nk'umuntu uri guhiganwa, nta kibazo yagombaga kugirana n'abagendera mu by'amategeko bo mu gihe cye. Reka ngusobanurire neza icyo nshaka kuvuga. Mu isoko tuhasanga amasabuni menshi cyane y'ubwoko bunyuranye. Abayateza imbere ntibasiba kutubwira yuko azatuma duhumura neza, twumve tumeze neza, kandi atunganya imibiri yacu. Reka noneho natwe tuzana ubundi bwoko bushya bw'amasabuni, tubwite arakesha, cyane ko intego nkuru y'isabuni ari ukudukesha, kandi bigaragara ko ari nkacyo abamamaza bibagiwe kuvuga. Tuzatangira kwamamaza ya sabuni tuvuga yuko ariyo yonyine ishobora gukesha umubiri. Mu mvugo yacu bizadusaba ko tuvuga ngo gura arakesha ubone gucya. Ibyo rero bizadukururira intambara nidutangira kuvuga yuko ariyo yonyine ishobora gutuma abantu bacya. Bene izindi nganda zikora amasabuni bazatangira gutera hejuru bateze n'imivurungano. Nyamara ibi ni nabyo Pawulo yavugaga ku butumwa bwiza. Iyo aza kuvuga atya ngo idini ya Kiyahudi ni ryiza, ariko irya Gikristo ryo rirahebuje. Nta ntambara yajyaga guhura nazo, bitewe n'uko ari nabyo abamamaza muri iki gihe bavuga. Bagira bati amasabuni dukora aruta cyane ayandi masabuni agurishwa muri iri soko kuba meza. Iryo riba ari irushanwa.
nta n'umwe watinyuka kuvuga yuko amasabuni yabo ariyo yonyine ashobora kugira umumaro. Pawulo we ntabwo yiyoroheje ngo ahamye yuko isabuni yamamaza irutaho gato isabuni y'idini rya Kiyahudi, ahubwo yavuze yuko idini rya Kiyahudi ntacyo riri cyo. Avuga ko gukebwa ari ubusa, kandi ko kuba warakebwe cyangwa utarakebwe byose ari ubusa. Avuga yuko igifite umumaro ari uko Mwuka Wera yanditse mu bugingo bwawe akaguha kamere nshya. Noneho ibyo nibyo bitwinjiza mu nzira nyakuri. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, Samirana, Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho tugeze ku mukono wa gatatu ari nawo wa nyuma uvugwa muri iki gice cya nyuma cy'Abagalatiya. Turasoma mu Bagalatiya igice cya 6 kuva ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Haravuga ngo nuko bazajya bakurikiza iby'amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe no mu Bisirayeli b'Imana. Uhereye none ntihakagira umuntu ndushya, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Dusobanukirwe neza ijambo inkovu. Pawulo aravuga ati kuko mfite ku mubiri inkovu. Ijambo ry'Ikigiriki rivuga inkovu ni stigmata, risobanura inkovu yo ku mubiri. Niwifuza kumenya umukono wa Yesu Kristo, witegereza umubiri wa Pawulo. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 23 kugera ku murongo wa 27 haravuga ngo si abakozi ba Kristo bagabura ibye, noneho ndavuga nk'umusazi. Mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 abayuda bankubise inkoni 59. Ibihe 3 nakubiswe inga. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe 3
inkuge zaramenetse, naraye imuhengeri nirirwamo, nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miriho n'ibinyoma, mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Inkovu z'umubiri, stigmata, ni imibabaro Pawulo yaciyemo kubw'umwami Yesu. Mu gihe cya Pawulo ijambo stigmata ryakoreshwaga mu buryo butatu. Iyo imbata yabaga yacitse yagarurirwaga shebuja, igashyirwaho ikimenyetso ku ruhanga, n'ingabo zo mu mitwe yogeye zatwaraga izina ry'umutware wazo ryandikishije ku ruhanga rwazo. Ikindi nanone, abantu biyeguriye ikigirwamana, ibyo byari byogeye cyane muri Aziya y'Iburasirazuba mu bwami bw'Abaroma mu gihe cya Pawulo. Bene abo bantu biyeguriraga ibigirwamana batwaraga izina ryacyo nk'ikimenyetso bashyizwe ku ruhanga. Pawulo nawe aravuze ati, mfite ku mubiri inkovu z'umwami Yesu. Ubundi dore icyo yashakaga kuvuga: nabandikiye mbikuye ku mutima kandi mpamya rwose ibyo mbabwira. Nimwifuza kugenzura ko ibyo nababwiye ari ukuri kandi ko nemera nashidikanya ibyo nabandikiye, musome ku mubiri wanjye, nimwitegereze izi nkovu z'umubiri. Shuti yanjye, gukebwa nta kindi byatugezaho, ni ikimenyetso cy'inyuma ku mubiri. Pawulo wavuga yuko ari ubusa nubwo nawe yari akebwe, ariko afite ibimenyetso by'umwami Yesu ku mubiri we no mu buzima bwe. Ndizera ko no muri iki gihe umwami Yesu agishyira ikimenyetso ku buzima bw'abantu be, ikimenyetso cye kitangirika cyanditse ku mitima yacu ubuziraherezo. Mbese aho natwe twirata ikimenyetso cya Kristo? Mbese koko twiteguye kubirenganyirizwa kubwe? Mu Bagalatiya igice cya 6 ku murongo wa 18 haravuga ngo, bene data, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen. Pawulo yanzuye uru rwandiko yandikiye Abagalatiya yifuriza bene se kubana n'ubuntu bw'Imana. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kuba tumenye kera kandi tumaze kukwizera, udushyiraho ikimenyetso cy'amaraso yawe wamennye ku musaraba. Udushoboze kwitwararika mu mibereho yacu ya buri munsi kugira ngo tutava mu byasezeranijwe tugatukisha izina ryawe, ahubwo tumere nka Pawulo twamamaza ubutumwa bwawe ugere kure hashoboka. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti yanjye, byari byiza kubana nawe uyu munsi. Ndagushimiye cyane kandi ko wakurikiranye izi nyigisho twari tumaze iminsi twiga muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Nizere ko wungutsemo byinshi kandi ugiye kubisangiza na bagenzi bawe. Ningaruka nzakuganiriza byinshi kuri Zaburi tubona muri Bibiliya. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.